Mana napfushije inkoramutima yanjye, yari umwana nkunda nubwo twari dufitanye ikibazo. Ndababaye kandi ndababajwe, nta bugome natekerezaga gukorera umwana wanjye. Naramukunze kugeza n'igihe yagendeye, nubwo twari dufitanye ikibazo nagiye kumushyingura. Ndaha ntifashije, ubu byandeze, mbese narebye ukuntu nzabaho. Niba yarankoreye bibi Imana imubabarire, ubu ndareba ukuntu nzabaho bikandenga. Dore imisatsi mfite ngiyi ntabwo nyihisha, ntabwo nzi kujya mu bapfumu, nibuze ngo mvuge ngo namugiriye mu bapfumu. Ariko byantunguye kumva urupfu rw'umwana wanjye, kugira ngo mbone umurambo we byaranakaje cyane, ku buryo n'icyasenyaguye cyane, ku buryo naherukaga no kumubona ari muzima, nkamubona umurambo. Nyine barabivuga bakavuga ko ni ngo ni njye wamwoherereje amahembe, ariko Mana yo mu ijuru we, ngo utazaho umugabo. Bavuga ko ngo ari we wamwohereje amahembe umwana wawe. Mana yo mu ijuru niyo nazo w'umugabo. Ikaze bakunzi bacu, mbasuhuze mbifurize kugubwa neza muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu. Uyu munsi twafashe urugendo rurerure, twafashe urugendo twerekeza ubwo ni mu ntara y'Amajyepfo, akarere ni aka Kamonyi. Tujya gusura umubyeyi, ni umubyeyi ejo bundi mwabonye ko yahuye n'ibibazo, yapfushije umwana we w'imfura bita Rangwida. Uyu ni mama wa Rangwida. Rangwida mwakunze mu kinamico mu runana. Twaje kuba twasura mama we kugira ngo tumuganirize, kubera ko mu by'ukuri ni umubyeyi ubayeho ubuzima bumugoye muri kano kanya. Ariyo mpamvu ngira ngo dukore iki kiganiro ariko tugamije kumutabariza, ndetse n'umuntu wese uri bwumve iki kiganiro agira icyo amufasha. Mama umeze neza? Ntabwo meze neza, meze nabi, namwe murabibona, murabona uko ndi. Bana napfushije inkoramutima yanjye, yari umwana nkunda nubwo twari dufitanye ikibazo. Ntabwo namukuyeho roho n'umutima, namukundaga. Ni umwana narwaniriye, arandwanirira. Ni ukuri pe ntacyo namushinja uretse Satana ari yateye. Ayiwe, ntabwo mbasha no kuvuga, umutima n'ubwonko bwe byatabutse. Ndababaye kandi ndababajwe. Mana yanjye, mese nabi mu buzima bwanjye, nta bugome natekerezaga gukorera umwana wanjye. Kuva kera naramukunze kugeza n'igihe yagendeye, nubwo twari dufitanye ikibazo nagiye kumushyingura. Ndaha ntifashije, ntafite gifasha. Narizi ko ari ugomba, byagenda gute, narizi ko agomba kumbera ingoboka akanyibuka. Ubu byandeze, mbese narebye ukuntu nzabaho. Ndeba imibereho yanjye, buriya imibereho ibyo ari byo byose niwe nari nyitezeho. Ariko Mana yo mu ijuru, muragije Nyagasani Imana imwe yo mu ijuru, musabiye ku Mana kugira ngo niba yarankoreye
nanjye naramukoreye bibi, Imana imubabarire nanjye mbabarire, ariko Mana y'ukuri njyewe ku cyifuzo cyanjye nta bugome nshobora kuba namugirira, nta mutima muke namugiriraga. Ubu ndareba ukuntu zabaho bikandenga, ubonye niyo mubanziriza yokanyaguruza, ndareba ahantu ansize hakandenga, ansize habi, bana namwe mureba ahantu undi, no kuhaba nabwo mpabeshejweho n'abaturage. Igihe kiragera umugiramana akampa 500, undi uturutse hirya no hino akampa 1000, nyir'inzu nawe akagerageza kundohorera. Ntabwo ubu mu buzima bwanjye ngira ikintu, ndi umuntu udashoboye gufata akaraka nk'abandi, mfite imyaka 92. Ubu rero umwana wanjye aransize, nayobe amaherezo yanjye uko azagenda, uko rwaye urupfu rwe, rwaye imitima ihagaze, n'ukuri ubu sinabona ikigera avuga narenzaho, ndi mu ijwi ry'Imana gusa. Imana yo mu ijuru niyo niringiye, niyizi ibyo tutazi, ndayitabaza ngo nintere ubutwari n'imbaraga, ime kwihangana, uko izabigenza niyo ukuzi, ibyanjye n'ibyo rero nta bindi. Biragoye ni ukwihangana. Yari umwana wa kangahe? Imfura yanjye naramwizeye, aranyizera, n'ibyo yakoze byose hari ni Satani yamunyuze munsi y'imbizi, barayirwanda yaba nuko nyine nuko Imana bibaye ngo Imana iramutwaye aransize. Inkuru y'urupfu rwe mwayumvishe mute? Yapfuye azize iki? Yari asanzwe arwara umuvuduko, byo ndabizi. Nyuma rero uko umwana we namubajije urupfu rwe, ambwira buryo ki ngo biriwe baganira, nta kibazo afite, ageze igihe bwije ngo arateka, bararya igihe cya nimugoroba, ndetse ngo barataramana, ngo bigeze saa 6 y'ijoro arababwira ati mujye mu cyumba cyanyu nanjye ngiye kuryama. Bajya kuryama, ngo bageze ngo igihe niba ari saa 9, sinibuka isaha yambwiye, ngo yaragiye aramukomangira, ngo aramubwira ati mpa amazi. Igihe umwana akizana amazi, umuntu ngo asanga ngo azana amazi, ayamuhaye ngo aca hirya no hino, ngo tugerageje kuza kujya mu nda, ngo baraturutse, ngo abira icyuya cyinshi, agiye kubona ngo abona ururimi ruraje, umwana ngo arwanyiriza kurusubiza mu kanwa, ngo aranamuruma. Ibyo ni amakuru umwana niko yayampaye. Hanyuma ngo ya mazi yari amugeze mu nda, ngo barayarutse, amaze kuyaruka ngo yahise aruka amaraso, ngo aca mu kanwa no mu mazuru, ariko ngo yari amaze kwiyambaza abapangayi, ngo bahamagara ambiyanse. Ambiyanse rero ubwo bashakaga kumujyana kwa muganga, ambiyanse igeze aho ngo yasanze arangije. Nayo makuru numvise. Yaratuye Kwa
mwaherukaga kuvugana? oya njyewe nageragezaga kumuhamagara akanga kunyitaba, nkohereza na mishaje ntayinsubize. Ndamubwira nti rero, ndavuga nti rero nubwo akora ibyo arabikora kuri roho ye n'umutima w'Imana yo mu ijuru, manitse ikiganza imbere yayo ko ntagiraga umutima wo kuva ku mwana wanjye, nanasengaga nkamushyira imbere y'Imana. Rero ntabwo twavuganaga, urumva ibyo nakoraga ntiyabyakiraga, ariko nta mutima mubi nari mufitiye, nta rwango nari mufitiye. Imana yo mu ijuru nyitanzeho umugabo, njyewe ubwanjye ubwo ureba, dore imisatsi mfite ngiyi ntabwo nyihisha, ntabwo nzi kujya mu bapfumu nibuze ngo mvuge ngo namugiriye mu bapfumu. Ikintu nshobora, aho idini riri ndi umugatulike, ariko aho isengesho riri njye nshobora kurijyamo rwose, niwo mupfumu wanjye, niyo mana yanjye nizera. Ariko byantunguye kumva urupfu rw'umwana wanjye kugira ngo mbone umurambo we byaranakaje cyane, ku buryo nicyasenyaguye cyane, ku buryo naherukaga no kumubona ari muzima nkamubona umurambo. Umwana wanjye byanditse ahari hose, ariko Imana imwira ukuri idashira, kandi Imana yo ijuru izambera umugabo ko nta kibi nigeze mukorera. Sifite umutima wo kuvuga, sifite ubwonko burabara. Byandetse wumva ngo byandetse, nanjye ndakuza mu rupfu rwo gupfa. Nta kindi kibazo nari mfite ku mwana wanjye. Uwamenyera ko naba naramukoreye ikibi yankurikirana nanjye akakinsubiza, ni ukuri kw'Imana. Nta kibi natekerezaga ko mukorera. Namukorera ikibi ahubwo bumva ngo bajya mu mapfumu bagira ibyo bajyanayo, aha bajyayo najyanayo iki, namwe mujye mu nzu reba ukuntu ndiho, aho nakomora icyamugirira nabi. Hari abantu batangiye kubitekereza ko wenda ari we waba waratumye umwana wawe apfa. None si ibyo byabura, ntabwo ibyo byabura, nyine barabivuga bakavuga ko ni ngo ni njye wamwoherereje amahembe, ariko Mana yo mu ijuru we, ngo utazeho umugabo. Bavuga ko ngo ari we wamwohereje amahembe umwana wawe. Imana yo mu ijuru niyo nazeho umugabo, izancira urubanza ikurikije pe, niyo mucamanza w'ukuri. Ntabwo izo nzozi nazirota, ntabwo nabitekereza. Oya, n'ibitamba, ariko ku buryo njye barabivuga nkumva ndabicira amazi, kuko ntacyo umutima wanjye unshinja imbere y'Imana, nta kindebaho.
cyerekeye cy'ubugome uretse n'umwana wanjye naho navukiye naho nabaye hari abantu naho ndi mpamaze imyaka igeze muri ingahe unyumvaho ubugome azantangaza nkazwe umwana wanjye umwana ntabwo wabikora byo n'undi muturage wese imbere y'Imana amanitse ibiganza byanjye birera n'umwuga natekereza kugira kandi ntigeze yaba na mama yaba na data ntabwo nasanze bafite uwo mwuga none nanjye rero nta mwuga w'ubugome kuri roho yanjye n'umutima wanjye inshira urubanza rw'ubugome Imana yo mu ijuru niyo ntazeho umugabo izambera ikibazo n'igisubizo ndabirahiye imbere y'Imana n'ukuri kw'Imana kwa Nyagasani ishobora byose nta bugome mfite barimo ubwo mwamaje kuba mwamushyingura umva mubyeyi ndagusabye mbasabye nta mutima mfite nta n'ubwonko bw'abana mfite niba ari ababivuze niba ari abagize ibiki n'ibiki n'ab'Imana bababarire kuko batazi icyo bakora mbere y'Imana abantu bavuga byinshi kandi ibyo abantu bavuga ari byo Imana yo mu ijuru niyo mucamanza niyo ireba ukuri k'umuntu niyo izi ibyo tutazi ubundi umwana w'umuntu ntiyabura kuvuga ariko ni akazi kabo gusa nzi ko ntafite roho yanjye itekereza ubugome aba naragomeye umwana w'umuntu uwo ari we wese mbe ntaragomeye umwana w'umuntu ngomera umwana wanjye niba ubivuga azi ko mfite icyo cyaha imbere y'Imana Imana yihanukiriye itabera urumva rero abantu muri kugumya bari bazi ko dufitanye ibibazo bakaba bazi ko dufitanye twari kuzajya mu manza kuri 16 suku ukwezi kwa gatandatu imwe mufitanye urubanza wowe na Rangwida ku itariki 16 z'uku kwezi ubwo rero nicyo gituma barishyiramo ngo kuri nta bugome mugomewe nta mutima muke nari mufitiye ni umwana nakundaga kugeza n'ubu ngubu yaba atari umwana nakundaga ntabwo mba meze gutya ntabwo mba nasenyaguritse gutya n'aba bantu turi kumwe babikubwira nanjye nabibonye nyiza nabonye ko wacitse intege cyane ndetse kandi n'abaturanyi umubyeyi wakungeje hano yakubaje ngo uko umbona urwaye nyine biragaragara ko warembye nta bwoba bw'ubugome mfite umutima w'ibitekerezo by'umwana wanjye ibyo nta bindi bibazo mfite nta bindi bitekerezo bindi mfite ibitekerezo ni urupfu rw'umwana wanjye nibyo byangashe uko ndeba ukuntu nta malariya ndwaye nta giripe ndwaye ariko mu buzima bwanjye ntabwo ndiho ese ufite umuntu ushobora kuba akuri hafi muri nawe ndiruku nababwira turabonana ku manywa bwira umwe akajya mu karyango cye undi akajya mu karyango cye n'iki mbaraga mfite iyo mbonye ako gafaranga njya kwihahira nuko nyine nuko
utekirwa nande se? njyewe Usuzi uracyafite imbaraga zo guteka? none se nagira nti ndikoresha iki? Amazi ukoresha ukuraho amazi ngira nsaba aba bana turi kumwe bakajya kuyamvomera ukajya kuvomera, wavomera agana hehe? iryiriya kuri rupika. Kuri Rupika. Yego. Ntabwo bishyura? Oya ntabwo mbishyura, bakoresha impuhwe n'imbabazi. Injerekani. nta kajerekani kamwe. Yego. Turava hano natwe tukuvomera uko byagenda kose. Sibyo? Cyangwa se Oya ntabwo byabagora, abana barahari ninjya nshaka ninjya baraburavoma yigiza yo gukaraba barayama, nta guteka mfite. ariko biba bigoye umukecuru cyangwa se ku mubyeyi w'imyaka 92 uba aba wenyine. Urumva biba bigoye cyane kuba ku myaka 92 ukaba uri wenyine udafite n'umuntu ugufasha. Nk'iyo warwaye ntekereza ko ubwo nta muntu ukuba hafi, kereka wenda iyo uhamagaye abana bawe. None se namukura henyine? Imana mba ndi kumwe nayo niyimenyera byose. Yego. Imana yo mu ijuru mbana nayo, Yego. n'ibyo ntashoboye aharira benshoboza ku bwayo. Wigeze gukomoza ko ufite urubanza ku itariki 16 z'uku kwezi, ariko wenda ntabwo nshaka ko tuhita tubigeraho nonaha, ahubwo ndagira ngo mbanze nibaze. Hari abantu babonye Rangwida bakamukunda mu runana, ariko hari n'abamwangaga wenda bitewe na role yakinnye, kuko hari ukuntu umuntu akina role bamwe ntibayishimire, abandi bakayikunda. Rangwida yari umwana umeze gute mu gukura kwiwe? Nibihe bintu byamuranze? Rangwida yaranzwe n'umutima mwiza, arangwa n'icyubahiro yanyubahaga, yubaha n'abaturage, ariko njye bibaga aheruka nkubwiye ko ari umwana w'imfura yanjye. Yankundaga, yarankundaga nkamukunda pe, nkamukunda akankunda. Yego. Ntabwo twigeze dukorana ibibi. Ntabwo mwigeze mujyana ikibazo uretse n'ubundi nakubwiye ngo ni Satani yaje. Yaranyambitse, arangaburira, nkorera byose. Nicyo nta ngeso mbi twigeze dukorana, ntiyankoreye ingeso mbi, sinamukoreye ingeso ni ukuri kw'Imana. Si ngo ni uko yagiye sinamuhemukira kuko atampemukiye. yitabye Imana afite imyaka ingahe? 64. 64. Ubwo wabyaye abana bangahe? Nari nabyaye imbyaro 10. 10? Bose baracyariho? Nari nabyaye abakobwa 5 n'abahungu 5, kuko abahungu bajyanye na se muri jenoside. Hasigara abakobwa 5? 4. Hapfuye umwe ariwe Rangwida. Oye, Rangwida yari ariho nyine, Yego. n'abarumuna be 3. ariko abo barumuna be nabo ni abantu batishoboye, bamwe bari mu Mutara, abandi barandagaye. Ni abantu nabo batunzwe no kwicira inshuro nuko bakiri. Yego. Muri make urumva ko nta muntu usigaranye nawe byibuza wagufasha ku buzima uretse Rangwida wari ufite nawe wagiriwe umugisha kubera impano. Mu bandi bantu bavukana nabo bajya bakina ziriya kinamico cyangwa filime? Babishobora batese, nkubwiye ko hari inyandagazi zica inshuro, ubwo si byo babijyamo bakabishobora. Rangwida yabigiyemo? Uko yabigiyemo ndakuzi, ni Imana yamuhaye ubwo bubasha. Agiye kumva umwana ngo akinamico. Yego. Okay. None ndibaza rero ubwo ejo bundi urangije ujya kumva inkuru ngo umukobwa wawe yitabye Imana. Ni inkuru yadutunguye twese, ni inkuru yabaye incamugongo ku bitangazamakuru bitandukanye ku ruhando rwa sinema, kuko hari umuntu ufatiye runini filime nyarwanda muri rusange, abantu bose bamukundaga.
namukundaga bihebuje nta n'undi gusa wavuga ngo nigeze ntaranga umwana wanjye ngo namubereye umubyeyi gito namubereye umubyeyi mubi sinigeze mubera umubyeyi mubi kugeza aho naba nakora ububasha bwo kumuhemukira uyaboye imbere y'Imana irabizi irabireba kandi Imana kuwa kangahe kuvuga kuwa gatanu ko twamushyingiye kuwa gatandatu hari abantu bagiye babona ibyagiye biba ku mbuga nkoranyambaga mu bitangazamakuru bitandukanye ubushize nashimye cyangwa se nabonye hari igitangazamakuru kiri kugukorera ubutabazi bavuga ko Rangwida yagutwaye isambu ntaho ntagiye gusa no kuri iriya radiyo ya Toto nawe arabizi nagiyeyo hanyuma rero no ku mukuru w'igihugu ahubwo ntakweke nagiyeyo wagiye no ku mukuru w'igihugu ugiye kurega umukobwa wawe Rangwida banyohereza rero mu rukiko ubwo niho nyine twari turi bakoreza mu rukiko hanyuma rero ariko n'ubundi ndumva n'ubundi hari urubanza mwari mufite ngo nimba ari 12 z'ukwa kanga mu kwezi kwa gatatu nabwo se hari urubanza rwabaye ibyo ngibyo byabaye nk'ibintu ko nta n'umwavuka nari mfite se byabaye nk'ibiganiro nk'ibi yego ubu ngubu umwavoka aramubonye nari mufite hari uwamunguriye hari umuntu wakuguriye umwavoka yego none se Rangwida agiye basi ikibazo cy'ubutaka cyangwa se ikibazo cy'isambu yatwaye cyarakemutse ese njye urumva cyarakemutse twari mu rukiko ndakubwira ko ariho nari nteze amakiriro buriya yari kuzateba karahama pe urukiko rubigufashamo none ubu bizagenda bite ubwo ni ububasha bw'Imana byagenda gute se ububasha bw'Imana nanjye sinamenye uko bizagenda ntabyo nzi ese kuba byoroshye iyo ufite umwavoka kandi nawe uko byagenda kose yari afite umwavoka ntabwo ndumva bitatuma urubanza rutaba ntabyo nzi nibashaka bazagira ibiki n'ibiki n'umwana wanjye ndamubuze nta kintu nta kibazo muri ibyo numva shigaje nta na roho numva mfite y'ibyo ibyerekeranye gusa ndareba ubuzima bwanjye uko buri ese kugira ngo tunagarutse no ku buzima bwawe hari urumva impamvu nawe nkwaje icyo kibazo no ku bantu benshi bagiye babyibaza bakavuga bati Rangwida yahemukiye ibintu byabaye byinshi avuga ati Rangwida ngo yahemukiye mama wamubyara yamutwaye ubutaka abantu bose baragenda barabibona kugeza aho wenda byaje kugera no mu nkiko ariko wowe waravuga ati sinifuza kuburana n'umwana wanjye ukavuga ati sinifuza kuburana n'umwana wanjye ese nta kuntu batwunga njye narabyumvisha ubivuga kuko we nta mutima mubi wari umufitiye ntawo kugeza n'ubu ntawo yego kugeza n'ubu ntawo ubwo ni abantu bo ku ruhande bagerageza bagashaka kugira ibibazo bitari ibibazo yego ariko kubera Imana wenda hari igihe bazongera bakagusubiza ubutaka bwawe cyangwa se hakaba ubundi buryo kubera ko nkanjye wagusuye wageze iwawe ahantu utuye nabibonye inzu ubamo ntekeza ko ni inzu ntoya cyane kandi no kwishyura biragoye kandi ku muntu nkawe wari usanzwe ufite ubutaka bwawe ufite isambu yawe aribwo waje kuba wahereza Rangwida nk'uko wabivuze wahereje Rangwida isambu birangiza bayigukuyemo siko byagenze
ariko ibyo sinabimuhora pe byo kugira ngo reka nshake kimwica ntabwo namukuraje ibintu n'ibishaka n'ubu ndareba nkareba ahantu aryamye nkavuga n'Imana yo mu ijuru kuko yiba byashobokaga ngo yongere azuke amusubiza imbere. ese mukecuru ni bandi bavuze ko ngo wamutejeje he? Ntabwo mbazi uwo ari we wese nawe wabivuga n'undi akabivuga. Iyo umuntu afitanye n'undi ikibazo niba buri kintu bamuvugaho rwose namwe muri abantu. Ubuze nakubwira ngo ninde navuga ngo ni kanaka ntabwo nzi ni ukubyumva gutyo gusa nkabyakira uko biri. Hari umuntu wumvishe ari kubivuga se ku buryo byakuje mu matwi ari kuvuga ngo umukecuru ngo niwe wateje ihembe rangweda yanjye. Uwo ari we wese ngo yibaza ngo ubwo twari dufatanye ikibazo ngo ubwo ngo kugira ngo apfe gutyo urutunguranye nawe ntiwabura kubyibazaho uri umuntu uri umunyarwanda ntabwo ibyo bibazo byabura. ngo wabonaga abantu bari kukureba nabi none umwe ati dore undi ati dore simbyiteho rero ubwo ngewe umutima wanjye sinakubwira ngo ni runaka wabivuze sinavuga ngo niba ari umugabo niba ari umugore sindizi. Ibyo byo rero biravugwa abantu barampamagara kuri telefoni hari abo nzi hari abo ntazi agatelefoni ngira naka ntabwo nzi guhamagara ariko kuyitaba ndita. uritaho banaguhamagara kuri telefoni akakubwira ngo iki bakambwira bati ibyo ari byo byose biri mu kuvugwa ko ari wowe wishe umwana wawe senyuka karushaho kuzamba. Ibyo bintu barangikiraho koko Mana yo mu ijuru koko ikintu cyaruta ikibondo cy'umuntu koko amaraso mwana wanjye namutwita amezi 9 mupfukama hejuru umusuka w'igisanza Mana ishobora byose agira n'indwara iranzahaza ndamurwaza arakira none ubu ngewe natinyuka kugira umutima ushobora kuvuga ngo ugiye guhanura umwana wanjye. Imana yo mu ijuru niyo izambera umucamanza w'ukuri. abantu bo kuri telefone rero muri kumva ko umubyeyi basi mugerageze nimero y'umubyeyi nimba uyifite tuyikoreshe byibuza turi kumufasha kuko ntago abayeho neza ariko twe kubyaza umusaruro kuba umukecuru nk'uyuhamagara ugatuka koko urumva ibyo bintu biri buze kuba byamara iki ukamuhamagara. Ndabizi ko abantu nk'abo bariho barahari ukabona umuntu kuko abona nimero akaguhamagara kuko yakundaga rangwida akaguhamagara agiye kugutuka gusa. Abo bantu rwose nibagabanyuka. Njye nagize ngo ni n'abantu bo mu muryango ba hafi babivuze nabo bo kuri telefone n'abanyarwanda bose uwo ari we wese araza akambwira ati nta gituma batavuga ko ari wowe wishe umwana wawe ko mwari mufitanye ikibazo uba ntacyo bitwaye ariko yewe koko ikintu kitanshira urubanza ku mutima ntabwo nzi naho umupfumu aherera imbere y'Imana niba ndabeshya Imana izambeshyuza n'umupfumu sinzi ko apfumagura. Ngewe ikibazo cyanjye ni isengesho ryonyine dawe uri mu ijuru iramfasha. Mana mubyeyi Bikira Mariya umpagarareho andengera mbere umurengezi. Umugatolike usengeraga na hehe? Twasengeraga hariya ruguru ariko barahafunze ubu dusengera hano haruguru mu muryango remezo. Mu muryango remezo wa gatandatu umuryango remezo ubwaryo kuba buri wa gatandatu inaha mu gitondo. Urumva uko byagenda kose rero uyu ni umukecuru w'umukatolike usenga Imana. Umaze nk'igihe kingana iki wibana hano? Kuva muri za 40 hano mpaba. Wibana umaze igihe kimwe wibana mfite
imyaka ibiri niba ari imyaka ibiri niba ari umwaka n'igice ntabwo mba nanabikurikiranye. Umaze imyaka ibiri wibana? Oya ndi kuba noneho umugabo kuba wenyine nyine nta mugabo. Umugabo se mukuye se nkubwira ko yagiye muri jenoside n'abana be. Yego. Urangije nangiye mugira simba ikihe kintu kijya gikunda kugutera agahinda kenshi? kintera agahinda nuko nyine ntagira epfo na ruguru, ukaba ureba ububabare ndimo, ukaba ureba ahantu ndi, gusa nabuzwa n'iki kugira agahinda nandagaye. urabona ntari mu bwandagare bubi, shamerewe nabi cyane. nibaza ngo nzapfa gute, nzamera gute, nzabaho gute. Wifuza gupfa se? Yewe iyo nifuza gupfa mba nariyahuye mwa mba nariyahuye, ariko ntumbira Imana yo mu ijuru nkavuga ngo Mana icyo wangeneye kizaba icyo. Hari abana cyangwa se hari urubyiruko rw'iki gihe rugomba kuba umuntu w'imyaka 92 agihari akiriho. Biratangaje kuri kino gihe kuko benshi bumva ko nyine nk'imyaka murgeje imyaka 90 aba ari igitangaza. Ni irihe banga wakoreshe kugira ngo ugeze iki gihe imyaka 90 ushobora kuba waza kudutorara ku muhanda ugerageza gusindagira, mu gihe abandi bageze iyo myaka abenshi ntabwo wenda banabona nyine batabona neza, cyangwa nyine nabyo bimaze kunanira. ubu mfite ibihu ntabwo mbona neza, ariko iryo banga ntabwo nanjye narimenya. Ibanga ni iry'Imana yo mu ijuru, gusa namenya Imana imfiteho ubuhe bubasha. ubwo bubasha mfite ku Mana nta rindi banga nibitseho, nta kibise navuga ngo cyangwa se imibereho. Ibanga Imana yaduhishe ntabwo twarishobora. Ubuse wamenye nyine wa mugani ko mfite iyo myaka, wamenya ko mfite iyo myaka nkaba nandagaye gutya ariko nkaba nyiriho. Iyo ni ryo banga ry'Imana rero. Imyaka 92 yose uraho uramura cyakora ntacyo nkora, nta kintu ukora, wenda nta kazi ufite. Nabonye na abenshi impamvu nkubashe gutyo, abenshi iyo bageze mu myaka y'izabukuru usanga bakunda gukomezwa n'imirima kwa kundi bajya guhinga. ntabwo nabibasha ibyo byo, yewe no kunamaha mu mbuga ntabwo mbishobora, ntabyo nshoboye. Ntabwo mbasha kuvuga ngo abana bagiye se nafata n'utweyo nkakubura, ntabwo mbibasha. Ni cyo kintu utazibagirwa ku mukobwa wawe w'imfura? Icyo ntazibagirwa ni ubugira neza bw'uko yamfashe, ubugira neza yangiriye, akamenya kundera, ariko akaba yarabyibagiwe nyuma. Niba ari Satani yarabyibagirwa nyuma. Icyo kintu cyatumye byibagirwa? yangiriye neza pe, simbihakana. Yangiriye neza, yandebye nabi sinamurebye nabi. Icyo nicyo kizafite. Ijambo rya nyuma yakubwiye ntabwo Daniel duhuriye hese, urumva yitabye Imana tutari kumwe, gusa irindi jambo rya nyuma yari kumbwira namuha mishaje ntayinsubiza, gusa yari kumbwirereye. Bwa nyuma ubona isura ye hari ryari mubona nyine namubonye icyo gihe bwa nyuma na nyuma namubonye nyine duhuriye aho mu rukiko. Nongeye kumubona ejo bundi rero musezera. Abavandimwe biwe bo barabizi neza ko nta kibazo bagufiteho? Ntacyo rwose. Naraguhamagaye numva kumwe n'umuvandimwe we.
nta kibazo. nta kibazo. Imana ishimwe ubwo byibuze abo nta kibazo. Ubundi abantu abo ku ruhande turabareka bakavuga, kubera ko abantu ku ruhande baravuga cyane kandi bahimba ibintu by'ibinyoma byinshi cyane, utamenya ngo babishingira kuki, utamenya ngo babikura he, utamenya ngo ese ibi bintu ninde ubabwira kujya kuvuga ibi bintu. Noneho ukabona nk'umuntu nabo baguhamagara bagutuka, bo ubwabo nibo bizana babyihaye, nta muntu wabibabwiye, sibyo? Turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu mama. babwira niba ari bo babyihangira simbizi, ibyo sinabivuga. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Hari umuntu wabonye hano utuye cyangwa se n'ubuzima ubayeho, umwana wawe w'imfura ni umwe mu bagufashaga ndetse ni n'umwe mu bagufashe mu buzima bwawe, kuba wagira uko ubaho, wenda kwa kundi ugira ukitabaza. Aka kanya umwana w'imfura yitabye Imana, ndetse n'abandi bavukana nashinge na rugero, bamwe baba muri za Nyagatare, abandi baba za Muhanga, ariko nta buzima bafite, nta mafaranga bafite, nabo ubwabo ubuzima burakomeye, ntabwo bafite ukuntu bagufasha. Rwose simbarenganya ngo ntabwo banyitaho, icyo Imana ibashoboje babona nk'udushyimbo ku kiro baranzanira, batubuse nk'uwo mu Mutara urumva ajya kugera hano. Reka dusabe basi byibuza abandi bantu, hari abantu bari kureba kino kiganiro, mureke tubyibuza turebe ko havemo umuntu umwe cyangwa babiri baze babe hafi y'uyu mukecuru, bamufashe tugire ikintu twamukorera, kuko urumva ko asigaye ari wenyine, ari no mu bihe by'imanza. Uko byagenda kose imanza zifite ibintu byinshi zica, harimo amatike, harimo ibintu nk'ibyo, kandi uyu mukecuru nta kazi akora, ntabwo afite uko ava. Niyo mpamvu mbasabye abantu mudukurikiranye mufashe uyu mubyeyi. Agiye kuvuga nimero ya telefone, sinzi nimba uyizi. Nimero ya telefone urayizi? Sako nyikurebe, reka nyirebe ngenda ayifitemo hano. Yego, nimero ya telefone ku muntu ushaka gufasha uyu mubyeyi, ushobora kumugura isukari cyangwa se ukamuha ubundi bufasha. Nimero ya telefone ni 0780872238, 0780872238. Yitwa Nyirabarera Ansira. Ku muntu ushaka kumufasha, iyo niyo nimero ya telefone mwamubonaho. Ndashimira mwebwe twabanye. Mbere yuko mbasezera, sinzi nimba hari icyo uyu mubyeyi yakongeraho. Icyo nakongeraho ni ugushimira abaturage n'abaturarwanda, nk'uko nyine wa mugani Imana igira uwishoboza, uwo yashoboza yamfasha, uwo idashoboje nawe Imana ntacyo aba afite, wenda Imana ntiyamurenganya. Ni ukuri, kandi ikindi nongeraho ni ukugira ngo buri wese anteze isengesho ryo gusabira uriya mwana wanjye, Imana imuhe iruhuko ridashira. Ndasaba isengesho ryo gukurikirana uriya mwana, Imana imuduhorere, imubabarire, imwakire mu bayo. Murakoze, Imana ibahe umugisha kandi mukomeze kwihangana, bigenza neza. Imana ibahe umugisha.